Yesu ashimwe cyane mwene data, ndagushimiye cyane ko ugize amahirwe kandi ukaba uhisemo kurikirana ubutumwa bwiza butambuka no kuri social media za Big Evangelical Network. Imana umugisha. Uyu munsi muri kumwe nanjye KUBWIMANA Emmanuel, ngiye tugiye kubana mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Reka dusenge ubundi twinjire mu ijambo. Uwiteka Mana ikomeye, turongeye turagushima Imana, turaguhimbaje kuko wera kandi ukiranuka, nta wundi mwami uriho, nta wundi murengezi isi ifite usibye we mwami Imana. Uyu mwanya ngiye kuganira ijambo ryawe n'abakurikirana imbuga nkoranyambaga za Big Evangelical Network. Muri uyu mwanya ubane nanjye, ne kuvuga ibyanjye ahubwo mvuge mvugishijwe nawe, kandi ufashe n'imitima iri ahantu hatandukanye igiye kumvira ijambo rihindura ubuzima bwabo, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Yesu ashimwe cyane bene data. Nejejwe n'Imana mu mutima wanjye kongera kubona amahirwe yo kukugezaho ubutumwa bwiza mwene data ukundwa n'Imana. Ikintu itorero ryasigiwe ni evangelism, ni ukubwiriza ubutumwa bwiza, nta kindi kintu rwose. Uzi rero ko kwamaza ubutumwa bwiza niyo nyungu yacu y'ukuri. Uyu munsi rero nagira ngo nkore introduction y'icyigisho kigari cyane tugiye kwigisha, kizakurikira iki ngiki hano ku bantu babasha gukurikirana ubutumwa bwiza dutambutsa nka minisiteri ya Big Evangelical Network. Aho muzadukurikira hose muri iyi minsi, muzaba muri gukurikirana filmu ivuga ngo kugaruka kwa Yesu. Ni filmu yandwa cyane, ni topic abantu batumva cyane kandi badashaka no kuyumva mu matwi yabo iyo bumva ko hari ukugaruka kwa Yesu. Ubundi mu bintu Satani akoresha kugira ngo arimbuze abantu, icya mbere ni ukwibagiza urupfu ko bazapfa, kandi akabiza yuko hariho na judgment, yuko ari urubanza. Nicyo kintu Satani ahora akora kugira ngo yibagize abantu yuko ari umunsi w'urupfu kandi ari n'umunsi w'urubanza. Nicyo kintu rero Satani akora. Uyu mwanya rero brethren, ndifuza ko twe tuzirikana ibi bintu, tukazirikana yuko hari umunsi wa judgment, hari umunsi w'urubanza, kandi Yesu akazagaruka kwima ingoma ye. Muri iki cyigisho cyangwa ibyigisho seri bizakurikiraho, tuzabana tuganira ku magambo y'Imana, tuzareba mu by'ukuri, tuzareba kuri filmu ivuga kugaruka kwa Yesu uko nabivuze, ariko umunsi wa mbere tuzareba tuziga kuri filmu ivuga ngo umunsi w'Uwiteka uri hafi. Iya kabiri tuziga ivuga ngo iburirwa ribanziriza irimbuka. Igihe kitagiye kuba kurimbuka hagomba kuba iburirwa. Tuzabireba tugendeye kuri case study ya Sodomu na Gomora ndetse n'isi ya Nowa. Tuzareba kandi ku munsi wa gatatu twibaza ngo ese koko turi mu minsi y'imperuka? Yesu ko duhere no kuvuga kuri Yesu. Maraki avuga ngo umunsi w'Uwiteka dore uraje, ngo uzadutwika nk'itanura ribone bose. Avuga yuko umunsi w'Uwiteka uri hafi. Na Yohana mu Matayo itangira kwigisha, nawe yigishaga avuga ngo mwihane kuko umunsi w'Uwiteka uri hafi. Na Yesu nawe ati ubwami bw'Imana buri hafi. N'intumwa zakurikiye zavuga ngo ubwami bw'Imana buri hafi. Mbese koko turi mu minsi y'imperuka? Nicyo kintu tugomba kwibaza. Ku munsi wa gatatu. Umunsi wa kane tuzavuga ngo ibyerekana ko Yesu ari bugufi. Turibaza ngo turi munsi y'imperuka, ariko hari ibintu byerekana ko Yesu koko ari bugufi. Tuzavuga ngo ni ukubera iki abantu bahuze? Abantu benshi bari busy, abantu ntibazi ko Yesu Kristo ari hafi kugaruka, ntibashaka no kubyumva. Tuzaza tubareba umunsi w'urubanza. Umunsi wa gatandatu, umunsi wa nyuma rero ni ingororano ebyiri. Bivuze ngo ingororano y'ijuru ndetse na gehinomu. Bivuze ngo mu kugaruka kwa Yesu bizahererana na gehinomu ku banze kumvira, ndetse n'ubwami bw'ijuru ku bantu bumviye Uwiteka Imana. Iyi niyo rero overview y'inyigisho zose tuzakira muri iki cyumweru. Tuzaba tuganira kuri filime ivuga ngo kugaruka kwa Yesu. Muhaye ikaze rero kugira ngo uzakurikirane
ubu butumwa kandi ntazagire inyigisho n'imwe igucika. Uzakurikirane umenye koko mbese turi mu minsi y'imperuka. Turi mu minsi y'imperuka. Mbese Kristo azagaruka? Iyi ni mesaje abantu benshi batinya, ni mesaje abantu benshi batavugaho rumwe, ni mesaje abantu benshi badakunda kumva mu matwi yabo. Ariko reka dusome ijambo ry'Imana ritubaza koko umunsi w'Uwiteka uri hafi. Day1, umunsi wa mbere, hano ni uyu mwanya nyuma ya introduction, turahita dutangira twibaza kuri Day1 ngo mbese ko turi mu minsi y'imperuka. Turifashisha ibyanditswe byera dusanga muri Malaki. Day1, turavuga ngo umunsi w'Uwiteka uri hafi. Umunsi w'Uwiteka uri hafi. Turasoma muri Malaki ibice bitatu, umurongo turasoma Malaki ibice bitatu, umurongo wa 19 kugeza ku wa 21. Dusome. Haravuga ngo dore hazaba umunsi utwika nk'itanura ry'umuriro, abibone bose n'inkozi z'ibibi zose bazaba ibishingwe, maze abo munsi uzabatwika bashire, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Ntuzabasigira umuzi cyangwa ishami, ariko mwebwe abubaha izina ry'Uwiteka, izuba ryo gukiranuka rizabarasira rifite gukiza mu mababa yaryo. Maze muzasohoka mukinagire nk'inyana zo mu kirere, kandi muzaribata abanyabyaha munsi y'ibirenge byanyu, bazabiva munsi y'ibirenge byanyu ku munsi nzabikoraho, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Uyu ni umunsi uzaba ari umunsi udasanzwe, kuko uzaba utwika kandi ari umunsi uzaba unakongora. Ni umunsi utari umunsi wo kwifuzwa, kandi ni umunsi utari umunsi wo kwihutisha. Baravuga ngo havumwe umuntu wihutisha uwo munsi, ariko ibyaremwe byose byiteze impanda ye. Bamwe Yohana yerekwa abapfuye bahorwa gukiranuka bageze mu ijuru, bahoraga babaza ngo Yesu ngo ni ryari uzahorera amaraso yacu. Bo bahoraga bafite amatsiko y'igihe hazabaho guhorerwa kw'amaraso yabo yamenwe bazira guhamya kwa Yesu. Bo bafite amatsiko menshi cyane. N'ibyaremwe byose byiteze impanda ya Kristo, kandi byose birategereje guhishurwa kw'abana b'Imana. Yohana avuze ngo mbonye yuko iyabaro y'iki gitagereranywa n'ubwiza tuzagira tugeze mu ijuru. Ariko uyu ni umunsi utangaje cyane. Uwo munsi bizabaho kuko hari igihe Yesu avuga yuko ari umunsi bamwe ngo bazarira bagahekenya amenyo. Ni umunsi wo kwifuzwa n'abera, ariko ni umunsi uzatungura abatari maso kandi batiteguye Kristo. Yesu arimo aratanga imbuzi mu gitabo, mu tubavuga dusanga mu gitabo cya Luka ibice 12 umurongo wa 35. Yesu aza kuvuga kuri uyu munsi uzatwika nk'itanura abibone bose, ariko agira abantu inama, kuko icyamuze ni ukugira ngo akize, icyamuze ni ukugira ngo hatagira umuntu n'umwe wasigara ngo aze kurimbuka. Niyo mpamvu bivuze ngo mukenyere kandi muhore mukenyeye, amatabaza yanyu yake, mumere nk'abategereje igihe. Reka dusome 35, twumve uko Yesu yavuze uyu munsi. Yaravuze ngo muhore mukenyeye, umutwe w'amahanga ngo tube maso dutegereje kugaruka k'umwami Yesu. Muhore mukenyeye kandi amatabaza yanyu yake, mumere nk'abantu bategereza shebuja aho agarukira ava mu bukwe, kugira ngo ubwo azaza nakomanga bazamukingurire vuba. Hahirwa abagaragu shebuja azaza agasanga bari maso. Ndababwira ukuri yuko azakenyera akabicaza akabahereza. Naza mu gicuku cyangwa mu nkoko agasanga bameze batyo, bazabahirwa. Kandi mumenye ibi yuko iyo nyir'urugo iyaba yamenyaga igihe umujura azazira, yabaye maso ntiyakunze ko inzu icukurwa. Namwe muhore mwiteguye, kuko umwana w'umuntu azaza mu gihe mudatekereza. Amen.
Haleluya. Umunsi w'Uwiteka uri hafi, ariko kuba hafi kwawo ntibiduha igihe koko uzaberaho direct. Niyo mpamvu Yesu mu kwigisha avuga ngo igihe mudatekereza nicyo umwana w'umuntu azagarukira, ngo mumere nk'abategereje igihe, nk'abagaragu bategereje shebuja azazira kugira ngo amukingurire. Niko natwe dukwiye kumera, tukaba maso kandi tukitegura kugaruka k'umwami Yesu, kuko kuzaza nk'umujura. Wenda bamwe bashobora kuvuga ngo Yesu ari hafi, Yesu ari hafi, abandi ngo Yesu aratinze, cyangwa ibindi bintu. Ariko ubwabyo niyo Yesu yanatinda, wowe ubwawe ntutinze, ntuzi igihe cyawe, destination yawe y'ubuzima bwawe ni iyihe. Ushobora kubaho vuba, gupfa vuba, cyangwa ukarama, ariko ntuzi igihe uzapfira. Ubwabyo rero birahagije kugira ngo ube witeguye kugaruka k'umwami Yesu Kristo. Kandi ikindi, n'impanda nayo n'ibyaremwe byose bitegereje, nta n'umwe uzi umunsi Kristo azazira. Niyo mpamvu mwene data dukwiye guhora turi maso kandi twiteguye, nk'uko Yesu yatugira inama ngo mere nk'abagaragu bategereza igihe shebuja azazira. Ngo ndababwira yuko naza agasanga bategereje kandi bari maso, bazahirwa, kuko azabicaza akabahereza. Ni Yesu niwe ari murivuga, ameze nka databuja, twe tukaba turi abagaragu. Rero nituba turi maso kandi tukaba dutegereje, akaza agasanga twiteguye, tuzaba duhiriwe. Ariko nasanga twahunikiriye kandi twasinziriye, ubugaragu azaba afite ishyano. Ni Yesu yagendaga abicamo imigani avuga uburyo azabajugunya hanze, kuko biraye ati databuja aratinze. Rero mumere natwe tumere nk'abantu bategereje igihe databuja azira, ari we Kristo, kuko ntabwo uzi igihe azazira, yatinda yatebuka. Atinze we ntutinze, ushobora gupfa ukenyutse cyangwa ukarama, ariko be ready kandi witegure kugaruka k'umwami Yesu Kristo. Ngo muhore mukenyeye kandi amatabaza yanyu ahore yaka. Yesu mbere y'ibi byose yakoreye mu butumwa yahaga Pawulo ari kwandikira Timoteyo. Mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye umwana we Timoteyo, arimo aramugira inama y'iminsi, ngo amenye ibihe uko bizaba bimeze. Reka dusome mu bice bitatu urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo, ibice bitatu, umurongo wa mbere tugeze ku wa gatanu. Ngo ubuhenebere buteye ubwoba bw'uwo minsi y'imperuka. Ku murongo wa mbere avuga ngo umenye yuko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya, kuko abantu bazaba bikunda bakunda imiya, birarira, bibona, batukana, batumvira ababyeyi babo, ari indashima, batarabera, badakunda n'ababo, batuzura, babeshyerana, batirinda, bagira urugomo, badakunda ibyiza, bagambana, ari ibyigenge, bikakaza, bakunda ibaneza yo gukunda Imana, bafite ishusho yo kwera ariko bagahakana imbaraga zabo. Ahita amugira inama ngo abameze batyo ujye ubatera umugongo. Yari amaze no kumwandikira hano mu bice bine by'urwandiko rwa mbere, aramubwira ngo ariko umwuka avuga yeruye ati mu bihe bizaza bamwe bazagwa bave mu byizerwa, bite ku myuka iyobya n'inyigisho y'abadayimoni, bayobejwe n'uburyarya bw'abigisha b'abanyabinyoma, bafite inkovu z'ibyaha mu mitima yabo nk'iz'ubushye, babuza kurongorana, bazira ibyo kurya Imana yahumanuye, Imana yaremye, kugira ngo abizera bakamenya ukuri babirye bashima, kuko ibyo Imana yaremye byose ari iby'ukuri, nta kimwe cyo gutabwa, ko kizwa n'ijambo ry'Imana. Ahangaha rero bivuze iki Reverence? Yabanje kumusobanurira yuko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe bigoye, aho bazaba bita ibibi ibyiza, ibyiza bakabyita ibibi. Niyo si rero dusohoyemo. Iyi si ni isi iri gufavoriza cyane ikibi aho gufavoriza ikintu cyiza. Ikintu cyiza kibura izina ryiza, ahubwo iryo zina rigahabwa ikintu kibi. Nibyo bazaba baziririza ibibi,
none ibyo kurya Imana nk'abantu bivuze ngo ni ibintu byera bari kwita ibi si ibiryo bya bindi bisanzwe wenda iby'ingurube n'inkwavu n'ibiki byose, ibintu byiza bazaba babyita ibintu bibi, none ibibi bahindurikire babyite ibyiza. Bazaba ari ibihe bigoye abantu bikunda, aribyo dusohemo, abantu bikakaza, biratwereka rero ko umunsi w'Uwiteka uri hafi. Uyu munsi ndifuza ko kuri uyu munsi wa mbere w'inyigisho tutajya cyane muri teolojiya, tutajya mu bintu by'amateoloji cyane, ariko ubwabyo n'ibihe turimo ubu ngubu aka kanya biratwereka yuko Yesu niwe wivugiye mu bice 24 mu gitabo cy'ubutumwa twanditswe na Luka, ari kuvuga ko ibihe bizaba bimeze ngo ishyanga rizatera irindi shyanga, ngo kandi hazaba ibihuha by'intambara, indwara z'ibyorezo bizagenda gutya na gutya, ari gusobanura neza uko iyo ntambara, uko ibihe bizaba bimeze mu kuza kwe, yuko ibintu bizaba biri kugira indi sura n'indi shusho, niko binameze n'ubu ngubu. Turi kumva intambara, turi kumva ibiza, turi kumva ibintu bitandukanye, ariko Yesu ari kwandikira amatorero nk'uko mu byahishuwe ibice 3 umurongo wa 2, reka twumve ukuntu arimo arababwira ngo babe maso kandi ari kubagira inama, arizo Kristo ari kutugira mu gihe nk'iki ngiki, kuko ari bugufi. Yesu ari bugufi mwene data kandi kuruta uko wabitekereza. Aravuga ngo kandi ubu butumwa bw'ubwami buzigishwa ku isi hose. Yaravuze ngo ikintu kizerekana yuko kari bugufi ni uko ubutumwa buzagendagenda mu mahanga. Ubu ngubu rero nibyo birimo. Ubutumwa burimo buragenda busirikira, niyo mpamvu rero na YouTube ubona nayo mu gihe cya kera ntabwo YouTube yari izwi, ndetse yanakoreshwaga n'abantu batubaha Imana cyane, bituma imbuga nkoranyambaga ziba dominated n'ubutumwa butari ubw'Imana. Ndetse ni na kimwe na broadcasting, amaradiyo, amateleviziyo byose byaje bitavuga ubutumwa bwiza, bivuga ibindi bintu. Ariko ubu ngubu urajya kuri YouTube usanga ijambo ry'Imana, ufungure televiziyo usanga ijambo ry'Imana. Bivuze ngo evangelism ifite umuvuduko mwinshi cyane, bitwereka ko koko ubutumwa bw'ubwami bw'Imana numara kugera ku isi yose, nk'uko ubu ngubu bufite spread ikomeye, niyo barimo evangelical ministries ndetse n'amavugabutumwa umunsi ku munsi arimo agenda akorwa kugira ngo ubutumwa bugere kure, kuko Yesu azaza ubutumwa bw'ubwami bwabwirijwe ku isi hose. Niyo mpamvu abizera n'abamenye Kristo bategereje impanda ye bagomba gukora uyu murimo wo kugira ngo ubutumwa bugere ahantu hose. Mu byahishuwe ibice 3 umurongo wa 2, reka dusome twumve uko Uwiteka avuga. Aravuga ngo ujye uba maso ukomeze ibisigaye bigiye gupfa, kuko nabonye ko ari nta mirimo mwakoze itunganye rwose mu maso y'Imana yanjye. Aha ni igihe arimo ararikira itorero ry'i Sarudi, avuga ngo ujye uba maso utunganye ibisigaye. Mwene data ba maso, kuko Kristo ari bugufi, kandi utunganye ubugingo bwawe, utunganye umutima wawe, kuko Kristo ari bugufi. Nuko ku murongo wa 11 aravuga w'iki gice n'ubundi avuga ngo ndaza vuba, komeza icyo ufite, hatagira ugutwara ikamba ryawe. Niko rero Kristo arimo arigishiriza, arimo arihugurira abantu ngo ndaza vuba, komeza icyo ufite, hatagira ugutwara ikamba ryawe. Kristo ashobora kuza vuba, nk'uko wenda maybe cyashobora no gutinda, ariko ari hafi yawe kuruta uko wowe wabyumvisha kandi nk'uko wabitekereza. Ntuzi ubuzima bwawe garanti bufite, kandi ikindi ntawamenya imigambi y'Imana. Rero mu gihe nk'iki ngiki brethren, ni igihe cyo kugira ngo utekereze ko Kristo ari hafi. Igituma abantu bibagirwa ijuru ni uko bakunda iby'isi cyane, ubundi bakabihanga amaso, bakigaragura mu byaha, biyibagije uko bashoboye yuko hariho urubanza. Igihe cyose wibagirwa yuko hariho urubanza, kareba ko hari umunsi wo gupfa, ni cyo gihe ukibagirwa ko Kristo azagaruka, cyo gituma uheneberera mu byaha. Ariko uramutse utekereza yuko there is a day of judgment, hari umunsi w'urubanza, hari umunsi uzabazwa ibyo wakoze, kandi Kristo akakugororera, harimo Gehinomu ku bakoreye isi ndetse n'abanze kumvira Yesu,
ndetse hakaza kubaho n'ubwami bw'ijuru, paradizo yateguriwe abera bazaba bari maso bararinze ukwera kwabo, barategereje kugaruka k'umwami Yesu. Yohana yaranditse avuga ngo sinzi uko nzasa, bakunda ngo turi abana b'Imana, uko tuzasa ni kurerekanwa, ariko icyo nzi neza ni uko Kristo yerekanwa tuzasa nawe. Haleluya! Yesu niyerekanwa tuzasa nawe, bana b'Imana twamutegereje. Umwami Yesu rero ari hafi, aragutegereje cyane kugira ngo azakujyane mu gihugu yaguteguriye. Mbese uzabayo? Nanjye se nzabayo? Ibaza icyo ngicyo. Tike rero yo kubayo ni iyihe? Kwizera umwami Yesu Kristo ukava mu byaha. Rero uyu munsi rero wamwakira kandi uyu munsi wamwizera ukaba mu buzima bwawe kugira ngo ube muri ba bandi bategereje kuzagaruka kwe. Yesu rero ari kutubwira yuko ari bugufi kandi atari kure y'umuntu wese muri twebwe, ahubwo ari hafi yacu. Umunsi w'Uwiteka uri hafi, witegure. Kandi uzaza utunguranye, uzatungura abantu benshi cyane bari mu gahuge ko gushaka amafaranga, ko gushaka kwamamara, ko gushaka ubusitari, ko gushaka ibindi bintu byinshi bibagiza iby'ijuru. Uwiteka araguha umugisha, wakoze gukurikirana ijambo ry'Imana kuri uyu munsi. Ni filmu tuzakomeza ivuga ngo umunsi kugaruka k'Uwiteka. Uyu munsi turabona yuko umunsi w'Uwiteka koko uri hafi. Yesu Kristo araza vuba, komeza utegura umutima wawe. Ijambo ry'Imana muri Petero wa kabiri avuga ngo Imana ntitinza isezerano nk'uko bamwe babyibwira, ahubwo itwihanganira idashaka ko hagira n'umwe urimbuka. Umunsi w'Uwiteka uri hafi mwene data, ntuzasigare utiteguye kugira ngo Kristo naza gutwara abera tuzajyane kandi tuzishimane n'abera mu ijuru. Wakoze kubana nanjye kuri uyu munsi wa mbere, gusa tuzakomeza n'iyi minsi turi kumwe turi kuganira. Reka dusenge dushime Imana. Uwiteka Mana ikomeye, turongeye turagushimiye, wagize neza kuduha amahirwe yo kuza hano kuri Big Evangelical Network, kandi wagize amahirwe yo gukurikirana n'abantu baranditse ngo dukurikire, bamenye ko ku munsi wawe uwo mwami Imana Uwiteka uri hafi. Reka babe maso cyane kandi birinde, bave mu bidatunganye n'ibibarangaza. Ni filmu, ni ijambo abantu banga mu matwi yabo kumva yuko uri hafi, ariko bahe kuba maso ndetse no kwitegura kugira ngo ubwo uzaza mwami Yesu bazagusanganire, be kuzisha ahubwo bazanezezwe no kuzabana nawe. Bagire neza kandi nanjye nkomeze umwuka wera wo kuzigisha inyigisho ukwiri kandi mu kuri kose ushaka mwami ko abantu bamenya kuri hafi koko. Bana nanjye mu izina rya Yesu, warakoze kuri kumwe natwe kandi umwuka wera wabane nanjye kandi nabo wafashe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. So Imana iguhe umugisha mwene data, wakoze. Turakomeza tugenda tubana. Ndakwifuriza yuko inyigisho utazagira n'imwe ucikwa, ahubwo zose uzazikurikira. Nshaka yuko Imana ishaka abantu bose bihana kandi bakizwa. Rero uzadufashe cyane usangize ubutumwa bugere ku bantu benshi. Wakoze cyane, uri kumwe na KUBWIMANA Emmanuel kuri Big Evangelical Network Ministry. Ushaka kumpamagara cyangwa kubakira, kutugira inama ndetse n'ibindi bibazo wabaza, wahamagara kuri 0722 822 cyangwa ukandika kuri email emmanuel.kubwimana535@gmail.com, ubundi tukaganira. God bless you so much. Turi kumwe kandi Big Evangelical Network irabishimira kandi irabakunda. Iyo mubana nayo birayishimisha kandi ni igihe cyo kugira ngo isi yakire ubutumwa bwiza. Dufashe rero bugere kure. Amen. More blessing over you. We love you so much.